Imana ishimwe cyane yuko iduhaye umwanya mwiza wo kuba hano ngo tuganire ijambo ryayo. Turashima Imana ko yaturinze kandi kumwe natwe muri iyi minsi yose yatambutse. Tumaze igihe turi kuganira ku zindi platforms cyangwa se ku zindi mbuga ijambo ry'Imana mu bundi buryo, twandika butari video. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe murabizi ko tujya tunyuzamo tukaza tukaganira dukoresheje uburyo bwa video. Iyo akenshi tumaze kuganira muri ubwo buryo bundi nko kuri Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, tuba dufiteho icyigisho turi kuganiraho buri munsi. Tugerageza tuba dufite umurongo tugerageza gusharinga cyangwa se gusangizanya tukawuganiraho. Iyo igice kirangiye rero nibwo tuza twasa nk'abakora video kugira ngo ubutumwa no kuri YouTube ugereho. Iyo bigenze bitya rero tuba tuvuga tuti abacikanywe ni karibu ku zindi mbuga. Akenshi dukoresha ururimi rw'Icyongereza n'urundi ntabwo ruhejwe. Aha rero tuba twifuza yuko nugira igitekerezo ugera muri comment tukaganira, numva hari icyo wongeraho, hari icyo dusangiza, turuganira iby'ubwami bw'Imana kugira ngo turusheho kumenya tubone gutanga nyine ibintu tuziranyeho kandi twasobanukiwe, atari ibintu duhimba. Iyo twaganiriye rero bituma mfata iby'umwe yadusangije n'undi yadusangije, bigatuma ntagumana ibyanjye gusa. Ni ikintu bita kungurana ibitekerezo, bituma Bible study cyangwa se kwiga Bibiliya kwanjye nakoze by'umwihariko ku giti cyanjye, ibyo nakuyeyo ndaza nkabibasangiza, namwe ibyo mwakuye mu kwiga Bibiliya kwanyu mukabidusangiza. Buri wese agafata iyo package yose, ibyo bintu byinshi byose akagenda afite ibyo bintu byose, bigatuma buri wese ahantu ari aba ngo ahagaze ari umugabo wo guhamya iby'ibyiringiro bye. Ashimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Nk'uko mubizi tumaze igihe turi mu bihe bikomeye cyane, by'umwihariko mu isi yose. Nk'uko twabiganiriye mu bihe bishize, twavuze yuko hari ibintu bitatu bijya bigenza Imana. Hari ibintu bitatu. Imana izanwa n'ibintu bibiri: guhemba no guhana. Gushe twabivuze yuko Imana iri guhemba, iri no guhana. None iri no gusarura intore zayo. Muri ibyo bintu byose haba harimo n'umugambi wayo ukomeye. Haba harimo kurinda nk'uko yavuze ko izaturinda amajya n'amaza. Haba harimo no gusarura intore zayo, abantu bayo. Muri uko guhemba rero igira bigororera. Iyo Imana ihemba haba harimo ibintu nka bibiri: arabihemba inabacyura kugira ngo babane nayo nk'uko yadusezeranije. Ntabwo tuzaguma mu isi. Umukristo ubaho azi ko ubuzima bwe buri mu isi, uwo nguwo nyine arasigaye. Uwo ntabwo ari umukristo, ntabwo ari uwa Kristo, kuko Kristo ari mu ijuru. Ashimwe cyane. Bibiliya itubwira yuko ngo nk'uko twapfanye na Kristo, ngo akazuka akajya mu ijuru,
ngo tuvane amaso ku biri mu isi ngo tuyerekeze ku biri mu ijuru, aho Kristo ari adusabira. Kristo waducunguye hari ahantu ari yatubwiye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Kadusenga Imana, turagushimye kuri Uwiteka kandi uro kwizerwa. Tugushimiye ko wabanye natwe muri iyi minsi isatambutse, waraturinze. Umuryango w'urukundo rw'Imana, ugukiranuka kwayo duciye bugufi, twakiriye imbabazi zawe aho utakiranutse mu maso hawe Kristo. Twakiriye imbaraga zawe Data ukora umurimo wawe. Twakiriye umugisha wawe utanga. Wavuze yuko umugisha wawe utanga nta mubabaro wongeraho. Mana, tugushimiye ko uri kumwe natwe rero. Tugushimiye ko waturinze kugeza aya magingo. Ubu duhagaze aha ngaha ni ikimenyetso cy'uko waturinze kuba turi hano tuvugije izina ryawe. Nicyo wadusigarije kugira ngo dusigare dutunganye ibidatunganye. Turihanye rero aho tutakiranze amaso hawe, aho twaba tutarakoze umurimo wawe nk'uko bikwiriye, aho twagiye duseta ibirenge, ibyaha byose byaba bitugaragaraho. N'izina ryawe Kristo duciye bugufi mu maso yawe, ngo tweje amaso yawe Kristo. Isi yose ikeneye kwezwa nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ingingo zacu, ibitekerezo byacu, ubugingo bwacu ngo n'imibiri birarindwe, ngo butazabaho umugayo ngo ubwo uzaza. Kandi buri munsi ubuhari, kandi buri munsi busarura nk'uko ijambo ryawe bitubwira. Ngo uza nk'umujura. Waratubwiye ngo duhore twiteguye, ngo ibyo dukora tugende dushyiraho akadomo. Imirimo yacu dukora dushyiraho akadomo, kuko imperuka ntituzi igihe. Na Kristo nawe avuga yuko atazi igihe, ariko Data wowe ngo ni wowe uzi igihe. Nubwo imperuka rero tutayibona ifite igihe yategekewe, ariko ngo urupfu rwo turagendana rurahari. Kandi ishobora kuba imperuka niyo mperuka y'umuntu uwo ari we wese. Turi muri bisi itwaye abagenzi, buri wese agira aho ahagarara. Tukweretse abagiye Mana, hari n'abasigaye, imiryango y'ababuze ababo Mana turayikuragije kugira ngo Mana bakire ihumure ryawe in the name of Jesus Christ our Lord. Ni impfu nyinshi tubona, twabonye, dufite zihari kubw'ibintu bitandukanye biriho: inzara, indwara n'ibyorezo, intambara. Mwami Yesu, ibyo byose bitwara bavandimwe, ababyeyi, bene data. Reka imiryango yongere yakire ihumure mu izina rya Yesu. Turakwiragije rero kugira ngo ubane natwe muri iri somo, muri aya magambo tujye kuganira yo mu Itangiriro ibice 27, kugira ngo tuganirize ibyo tugomba gukora. Isose nibona imirimo myiza dukora, twese dukora imirimo myiza, twese duhimbaza izina ryawe rwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Imana ishimwe kuko iduhaye uyu mwanya mwiza. Natuvuze ngo Imana izanwa n'ibintu bibiri: guhemba no guhana. Iyo iri guhemba, tuvuze yuko ibiri gusarura abantu bayo. Katuvuze ngo umukristo agomba guhora yiteguye yuko turi abashyitsi n'abimukira mu isi. Umukristo udatekereza ijuru, uwo ntabwo ari umukristo.
Imana idufashe cyane, kuko iwacu si mu isi, iwacu ni mu ijuru. Bibiliya irabivuga. Rero birasaba ngo umukristo wese ahore atumbiriye mu ijuru, ahore yiteguye nk'umuntu uzajya mu ijuru. Nicyo cyashoboje abakera. Nkunda kiriya gitabo cy'Abaheburayo, by'umwihariko igice cya 11 n'icya 12, aho tuvuga ngo kwizera niko kwatumye abasokuruza ngo isi ntiyari ikwiriye kuba iyabo, ntibari bakwiye kuyibamo. Imana ngo yarabirase. Kwizera niko kwabashoboje. Muzi ubutwari bwose banyuzemo, si uko ibitunyuramo nabo babinyuzemo cyane byinshi. Intambara zahozeho, ibyorezo byahozeho, indwara zahozeho, inzara zahozeho, twaragiye tubisoma. Ariko aho hose Imana yagiye ngo ibana n'abantu bayo. Ashimwe cyane, haleluya. Urumva ubuhungiro nta handi ni muri Kristo Yesu. Guhemba nuko iyo niyo ihemba. Rero hari abicyura, hari n'abo nyine igororera ikabagira neza mu isi. Ikintu cya mbere nabonye iduha amahoro, umunezero, mbere y'ibindi byose amahoro. Kumva muri situation urimo yose kumva ufite amahoro. Ese ashimwe cyane, n'umunezero. Ikindi iduha ni uburinzi. Ubundi noneho ikagenda iduha bya bindi dukeneye. Ushobora kuba ukeneye transport, ukeneye akazi n'amafaranga, gukora ibintu bya buri munsi n'iterambere muri rusange. Mukiri mu isi nzabagororera, nzabakubira inshuro 100, kandi nzabaha n'ubugingo buhoraho. Ubwo abicyura nyine bibahaye ubugingo. Guhana rero naho harimo ibyo bintu bibiri. Hari abihana bakiri mu isi. Hari abantu Dawidi ajya gutanga, yabwiye umuhungu we Salomo ati, aba bantu agenda abamanshoninga, agenda bavuga ngo imvi zabo ntizizajye ikuzimu, ngo amaraso yabo bamenye atabagarutse. Bibiliya bivuga ko yego ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ibintu bibi dukora ni ibyaha muri rusange. Ibintu bibi byose dukora byitwa ibyaha. Ubwo rero araza, abantu bari kiri mu isi bakabona ibyo bakoze, usanga bahuye n'ibibazo bikomeye. Iyo turi mu ntambara ngo twese tuba dusa, abakristo n'abatari abakristo, abari gukora imirimo myiza n'abatari gukora imirimo myiza. Ngo aho dutandukanira ni uburyo tubinyuramo. Naho intambara zose ziba ari zimwe. Inzara ziza, twese tuzinyuramo. Na bya bintu byose, intambara yije nye twese tuba tuyirimo, ariko uburyo tuyinyuramo na destiny naho tugarukira haratandukanye. Ikaza rero nanone yemera ko bamwe bapfa, kavuga iti noneho wowe nawe urugendo rwawe rurarangiye mu isi. Murabizi birabatubwira abantu bamwe na bamwe babaga bananiwe kuba mu isi. Niko nabivuga. Umugambi Imana yabashagamo ni nko kuvuga ngo turabyibuka ko mu Itangiriro aho Imana yari igiye guteza umwuzure, aho yari ije guteza umwuzure, yaravuze ngo ndicuza icyatumye ndema umuntu, kuko umugambi nari imufiteho ndabona yawishe. Niko kuza abantu baragenda. Ushobora kwibaza uti se bari abantu bose bo ku bwa Nowa bazarimbuka?
ibyo ngibyo ngo nta Bibiliya itubwira ko nta ibyo by'ingororano ngo umuntu, ndibuka ko hari umumama w'abahungu babiri ngo bitwa Yakobo na Yohana, ndumva barabitaga abana b'inkuba, niba ntibeshye, Bowanerike. Noneho ndibuka ko yaje akabaza Yesu ngo ndasaba ngo abana banjye nk'uko bagukurikiye, umwe uzamuye kwicara iburyo bwawe undi ibumoso bwawe. Yesu aravuga ngo abanza kumucalenjinga, abaza kumubaza ibibazo bito, avuga ati se ubu bariteguye ibyo nzanyuramo ko nabo bazabinyuramo, cyangwa se umusaraba wanjye umusaraba wanjye nzikorera, urugero rw'umusaraba wanjye nabo bazarunyuramo. Aravuga ati ndabizi ko bazabinyuramo kandi bakabinyuramo neza, ariko tutararengaho mbese tuvuga ngo niba dukeneye ingororano, birashoboka yuko umukristo n'umuntu wese mu isi akorera ingororano, akazi, dukeneye guhembwa, ibintu byose. Hari abakenera amashyi, hari abakeneye gushimwa, utamushima nyine bikaba ikindi kibazo. Ahantu hose buri wese aba akeneye ingororano. Iki kintu nkora ni nzagikuramo uwe musaruro. Aha, ubwo mbishyize muri bracket, ingororano. Buri wese azi ingororano akeneye mu byo arimo arakora. Aha, ingororano, aravuga ati mbere y'uko wakira ingororano hari urugendo rw'umusaraba. Yesu aravuga ngo rero gushaka kunkurikira ngo nabanze yiyanga ubwe. Aha, kwiyanga ni iki? Dusangizanye nyine ngo kubitekereza muri comment. Kwiyanga ni iki? Yiyange. Bibiliya ikongera kuvuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Hagarutsemo kwikunda. Aha, none aravuga ngo unkurikira yabanze yiyanga ubwe. Aha, none ngo yikorera umusaraba we. Ntabwo ari uwa Kristo. Umusaraba wa Kristo ni Kristo yarawikoreye, nubwo yagiye abona nyine abantu bamufasha kuwikorera, bariya nyine mu rugendo. Iyo uri mu rugendo neza, Imana igitanga abantu bagufasha. Niyo mpamvu ari byiza kugenda na Kristo, nubwo turi mu isi. Yobu yarabivuze ngo dufashe igihe mu ntambara. Umuntu rero nari mpatinze mvuga ni umuntu ukwepa intambara ngo iki n'iki, ntaho wazi kwepera hehe, kereka nko kuvuga ngo wanze kuvugwa ngo yaheze mwa nyina, niba ariko bajya cyangwa se yaheze mu nda, niba ariko navuga. Ni ubwo nta n'urugero rumwe. Ni nko kuvuga ngo wanze udakunze. Hari indirimbo turirimba ngo uwaba atinyutse ibyago byose, gutinyuka ibyago byose, ngo naze akurikire umwami Yesu. ngo ntazamurekesha iyo migambi ye ngo yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Niba mbivuze neza, ariko ni nk'ibyo gutinyuka intambara. Hari abajya baririmba nanone ngo intambara zitabayeho ngo wavuga iki? Ngo wavuga ko warwanya uruhe rugamba? Ibintu ni hatari. Niyo mpamvu niba umukristo iyo atabanje kumenya ko Yesu ajya kujya mu ijuru yeruriye abigishwa be, mbere ntabwo yibabwiraga, ariko agiye kubasiga ngo basigire umurimo, arababwira ati rero nuvuga ngo intambara we yayirwaniraga mbere, akabamera nk'aho abarwanirira. Agiye kujya mu ijuru yarabasabiye, Mana, aba bana banjye wampaye, izi ntama, aba bigishwa ndabakuragije, simbasabiye ngo bakure mu isi. Kutabakura mu isi kubera iki?
ahubwo ngo ubarinde umubi. Umubi niwe kibazo uri mu isi rero. Araberurira arababwira ati niho kubabwira ngo muri mu isi mufashe igihe mu ntambara, mwe mukenyere kigabo, ngo nk'uko bandenganije niko namwe bazabarenganya, ngo umugaragu nkamwe nyine abagaragu ntaruta shebuja. Kristo akavuga ati murabizi ko ndi shobuja nubwo ngaragara nk'aho ari njye mugaragu wanyu. Nabyo ni ibindi somo. Kuba Kristo ari databuja ariko akagaragara nk'aho ari udukorera, ari udusavinga, ngo umwungeri mwiza ngo apfire intama ze. Ni nk'uko mbere y'uko wakira umushahara urawukorera. Mbese Kristo n'iki mu kwitanga kwe, n'iki yaragambiriye, n'iki yashakagamo, nuwe musaruro. Avuze yuko buri wese akorera umusaruro, kwitanga kugeza hafi, nuwe musaruro yari afitemo. Imana ngo mu Bafilipi ibice bibiriho tubwira ngo atubwira urugendo rwa Kristo rwose, yageza ngo nyuma yo gupfa yarazutse. Ubwo iyo twigira kuri Kristo ngo twakira ibiri muri we byose, imigisha, yarazutse ngo nicyo cyatumye ngo Imana imushyira hejuru y'amazina yose, ngo abari ibiri mu ijuru, ibiri mu isi n'ibiri munsi y'isi, amavi yose apfukame mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ryo umva icyo cyubahiro. Hari igihe rero dushaka kubona ibyubahiro n'iki, ariko inzira binyuramo sinzi, buri wese afite uburyo abishaka. Ariko ingororano dukeneye ni iki? Ngo ubukire, icyubahiro n'ubugingo niyo migisha Imana itanga. Twaba tukiri kuvuga ko Imana iza guhemba no guhana, ariko ibyo dukora nibyo biduhesha igihembo tubona. So Imana iracyatwibutsa ngo nubona Benedata bapfa, kamvuge gupfa kubera ko ari cyo kintu wenda benshi batinya. Nubona Benedata bapfa abuzi, utekereze wowe, twitekerezeho noneho dutangire tugere dushyiraho akadomo, natwe dushyireho ku mirimo yacu, dushyiraho ntawamenya. Uwo niba wagiye, wowe usigaye, njyewe nsigaye mfite garanti ingana iki, nzi ko ntazi igihe, ngo ntituzi umunsi n'igihe. Icyo kintu nicyo gikomeye, ntituzi umunsi n'igihe. Ariko ngo iyo turi kumwe n'Imana, umunsi, igihe turakimenya, uhora witeguye. Ni imirimo turi gukora. Iki ni igice cya mbere cyo kuganira kuri iyi chapter, kuri iki gice nyine gitangira ibice 27. Nk'uko mubizi tujya tukiganira nko mu bice, kuko Imana nyine ibigenda tuganiriza. Ugira igitekerezo n'iki ushobora kudusanga kuri izo mbuga zindi, cyangwa se n'ahangaha muri comments. Ubu ni uburyo bwiza bugezweho Imana yaduhaye kugira ngo tuganire. Katuganire. Iki gice cya 27 ni igice kirekire cyane, niyo mpamvu mubona we twatinze kugaruka kubasangiza. Ariko katukiganire. Gifite imitwe myinshi, imitwe ubwo ndavuga titles. Hariho umutwe uvuga ngo Rebeka yoshya Yakobo kuriganya se. Undi mutwe uravuga ngo Yakobo ahabwa umugisha na se. Tezorema usakita. Undi mutwe ukavuga ngo Esawu asabana amarira
umugisha. Aha, undi mutwe usoza tuzasorezaho ni uvuga ngo Esawu ashaka kwica Yakobo. Nk'uko twabitangiriyeho twibukiranyaga ibintu twagiye tuganira aho ngaho, twavuze tuti muribuka ko mu minsi ishize ubwo twaganiraga hano by'umwihariko kuri YouTube, niho twavuze ngo hari ibintu bitatu by'ibihano, twaba tukivuga ku bihano Imana igitanga. Birashoboka ko hari n'ibindi, ariko bitatu Bibiliya irabivugaho cyane: inzara, inkota ari isobanuye intambara, hakaba n'icyorezo. Inzara, intambara n'icyorezo. None bene data, twabivugagaho mu minsi ishize, ariko murabona ibihe turimo biragoye. Nka mu Rwanda rwose turaba tucyumva ngo icyorezo ngo cy'ubushita bw'inkende, muri za ndimi z'amahanga ni bari bavuga ko ari ubwo murabizi kiraba kitararangira, tukicyumva mu matwi kicyagera ukumva ngo Marburg iraje. Icyo nacyo sinzi mu zindi ndimi ukuntu kivuga. No. Ubu ejo ngo wakumva n'ikindi cyaje, kandi byose nta kindi kibiza, n'ubundi ni ugukuraho, ni ugusenya, ni ukwica. Icyorezo. Inzara yo urabizi ko abantu barataka inzara yo buri wese aragenda akikanga akavuga ati ko ibiciro byazamutse. hari aho nagiye kubaza ibiciro, sinibuka neza ikintu nari ngiye kugura, barambwira ati uheruka kugura iki kintu ryari? Koko nakwibuka nkumva wenda ni nko muri 2019. 2019, 2024 muzi urugendo rwose rwabayemo, covid n'ibintu byose bitandukanye. Covid yamaze n'igihe kinini. Buriya abafite imyaka nk'iyanjye hafi aho ngaho, birashoboka ko kiri ari cyo cyorezo tuzi, covid twabonye. Ubwo natwe kizabera testimony ku bana bacu batakizi, nk'uko tuba twumva ngo habayeho ngo ibyorezo, ngo inzara zitwa za kinaki. None bene data, inzara irahari, ibyorezo byo birisukirana. Inzara kandi ubwo iyo tuvuze ngo irahari, ntabwo ibihagaze, ubu niko ikura. Ibyorezo ntibihagaze, nabyo niko bikura byongeranye. Intambara zo ni ibi ngibyo ziba zihari, ubumva hirya no hino ngo amahanga atera amahanga, Yesu ngo azagaruka bikimeze gutyo. Hari igihe bijya bibaho ko ibintu biba bigabanutse. Hari ibi muri Bibiliya niho dusoma ngo mu bacamanza ngo hari igihe ngo habayeho ngo igihe cy'amahoro. Hari igihe usanga ngo Imana ngo ibahe ihumure. Hari igihe usanga Imana itanze ihumure, ariko hari n'igihe biba bikomeye nk'iki gihe. None rero benda dukeneye ihumure, dukeneye igihe cy'ihumure rwose. Ni nko kuvuga igihe cy'amahoro. Nta mahoro dufite. Niba Bibiliya tuvuga ngo dushaka amahoro tuyashakishe cyane, tuyashyikire. Sinzi rero ukuntu wowe uri gushaka amahoro turi kuyashakira he? Kristo, muri Kristo Yesu niho hari amahoro. Abantu ntabwo bagikunda ibintu by'Imana kubera ko ngo birimo ubutubuzi bwinshi. Ubutubuzi nyine hose burahari, bwarahageze.
intebe ya Satani ni isigaye yibera mu nzu z'Imana, zino nsengero, tuvuge insengero muri rusange. Satani yimuriye intebe ye mu nzu zitwa iz'Imana, niho ahagaze, ikizira cyageze ahera nyine, niho ahagaze, niho arimo aratanga messages akoresha, niho arimo aranyuza ubutumwa bwe. None rero tekereza niba mu iteraniro abantu bose uzi baba bateraniye hirya no hino ku isi, Satani niba ari we uhagaze arimo arababwira amakuru ye, ukibaza twaba turajyaye. Ndi ndavuga ibyo mbona, niyo usenze wowe ubona iki? Mbese dukora iki? Rero muze tuganire ijambo ry'Imana, tumenye neza. Muri Tito niho tumenya ngo abahanuzi b'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma ngo ni abahanuzi b'ibinyoma nyine, nta wundi uboheza ni Satani. Satani arahari, ariko arakoresha abantu. Ni nk'uko Imana yibera mu ijuru, ariko irakoresha abantu. None turakorera ubuhe mwami? Hari umuvandimwe dukorana ujya unsetsa ngo mutumishi wa watu yarimo ari kuduserereza nyine ngo turabizi ko abandi bavuga ngo mutumishi wa Mungu, we rero yari kuduserereza twita ngo mutumishi wa watu. Ese twatumwe n'abantu? Ngiye wenda nshingiye kuri iryo jambo, twatumwe n'abantu, ariko hoya, niba waratumwe n'abantu nyine uzakora ibyo abantu bagutumye. Ariko niba waratumwe n'Imana uzakora ibyo Imana igutumye. Turi mu bihe bikomeye bisaba ngo twige Bibiliya, twige ijambo ry'Imana, tumenye ngo ni iki gikwiriye, ni iki Imana dushakaho. Twiye kujya mu kigare ibintu byose. Iyo ubonye ibihe bikomeye twiga kugira amakenga. Iyi Imana impamvu yemera ko ibihe biza ni ukugira ngo bidukangure. Ibi bihe bibona bikomeye byose, inzara, icyorezo, intambara, ni ukugira ngo bikangure abantu. Nicyo yabwiriye Abisirayeli ngo Bibiliya itubwira yuko ngo Imana yasigaje ngo ari amahanga ngo izagenda iyakuraho ngo ni ruto ngo kugira ngo batazirara bagatukisha izina ry'Imana, batazirara. Yarababwira ngo nimugera mu gihugu ntimuzibagirwe. Imana niba iri guhemba, iri kutubwira ngo ntituzibagirwe niduhemba. Kubera ko haciyemo iminsi tutaganira, niyo mpamvu ubona byabanje gusa bikabyite ngo nk'ibingora kwita ninjira muri iki gice. Ariko byose turasoza nkivuzeho. Ariko nari mbanje gutinda mu bihe turimo, kuko twabivuzeho mu byindi byigisho byatambutse. None ese biri kudutungura? Mbese biri kudusanga duhagaze muhe mwanya? Mbese turi kubinyuramo gute? Iyo turi mu ntambara, ngo ikintu gitandukanya abantu b'Imana n'abatari abantu b'Imana, twabivuzeho yuko Imana iri gutandukanya abantu b'Imana n'abatari abantu b'Imana. So ibi uwanduye yagumye yandure, ngo wera agumye yere, ngo ariko ngo ndaza vuba nzanye ingororano, ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Undi Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Imana niwe, iyo Imana yemeye ko ikintu gitangira, ni nayo igishyiraho iherezo. Ibi tubona bibaho bigira itangiriro bigira n'iherezo, ahubwo
urwo rugendo ntabwo twatuzi igihe korona izatangira n'igihe izarangira, nta nubwo mbizi niba yararangira, ariko icyo gihe cyose cyo mo hagati korona irimo tukibamo dute? Ibyo bihe byose nk'ibi turimo tubibamo gute? Mbere y'uko byibiza se twitegura dute? Bibiliya iratubwira ngo wowe, ngo yemwe baturage b'isi mwumve ubuhanuzi, ngo ibendera nirishingwa ku misozi miremire, ngo yemwe baturage mujye mureba ibyo, ngo ikondera nirivuga ngo tujye twumva. Nigeze kubasangiza mbabwira ni ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Hari ibintu byose byirirwa bitembera, amakuru atandukanye, izo nduru rero ziba zivuga ku misozi, ni twebwe dutegereje gusobanura mu bikorwa ariko byacu, mu byo dukora, gusobanura. Kandi twe ntitwasobanura, Imana niyo isobanura, kuko twebwe iyo tubyumvise ibyo bintu bivuga ku misozi, se turabireka gusa, twabyumva bikavuga gusa? Ahubwo nyuma yo kumva ayo makuru atandukanye yahuze yose, ntihagire na rimwe rigucika, pfa kuba ryavuze gusa. Wibaza ute ko ibintu byose biri mu isi ari ibyo bintu biri kuvuga? So iyo aya makuru yumvise, wowe menya uburyo yitwaramo, uyagendamo. Noneho Imana uko mugenda, nta kundi kugiye kubigendamo n'iki, ni ukubana n'Imana. Uko mubana n'Imana niko igenda isobanura ibintu, ibishyira ku murongo. Ariko uri kumwe n'Imana bituma nuko yifatanya akaramata, kwikomezaho. Kuko wambereye inkoramutima, nicyo kandi ukaba kubahwa, nicyo cyatumye nkukiza, nzataha ingabo nyinshi zife ku bwawe, n'ibintu nk'ibyo bw'ubugingo bwawe. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, tube inkoramutima z'Imana. Ubuhungiro bwacu ni ubuhe? Umurongo wa mbere w'igice cya 24 cy'Itangiriro uravuga ngo, tuvuze ngo umutwe ni waravuze ngo Rebeka yoshya Yakobo kuriganya se. Kubera Rebeka ni umubyeyi, ari kosha umuhungu we Yakobo ngo bariganye se. Ubu ni umuryango umwe, umva agatendo karimo. Rebeka umubyeyi ari kosha umuhungu we ngo bariganye se. Bariganye ni nko kuvuga ngo umugore ari kosha umuhungu we ngo bariga, umumama ari kosha umuhungu we kuriganya umugabo we. Gutuma umumama ariganya umugabo we kubera iki? Mu muryango umwe harimo ibintu nk'ibyo. Nyuma yo kumuriganya, umubyeyi uwo musaruro atezemo n'intuye, yaba kuri we afitemo iyihe nyungu, yaba kuri uwo muhungu arimo agiye gukoresha, uwo muhungu afitemo iyihe nyungu, yaba ku muryango wose, kuko umugabo nibamuriganya we urumva bamuriganije umuntu bariganije nyine baba bamwambuye, ahubwo noneho ku muryango wose muri rusange, kuko nabo bose bawurimo. Inyungu urabona, iyo umuntu ashaka akora ikintu abakurura yishyira, cyangwa se abashaka inyungu, nk'uko twabivuze. Umugore arashakamo iyo nyungu kuko niwe urimo wahagurutse, uwo mwana akoresha arakuramo iyo nyungu. Ese umwana yamwemerera ibyo byose? Bibiliya iratubwira uburyo yamwemereye, iratubwira ko ibyo byose yamwoheje. None abo ngabo bombi bari mu muryango, bahagurukije ikintu mu muryango,
umumama n'umuhungu we, ni iki biri buzane ku muryango wose? Ese ni nko kuvuga ngo ibintu dukora, njyewe ibintu nkora ni nuwe musaruro ntezemo? Nyuma yabyo abo turi kubikorana nuwe musaruro batezemo? Kuko icyo gihe tuba turi dufatanije, baba bemeye ko dufatanya. Nyuma y'ibyo imiryango yacu ni uwe musaruro iteze, ni ibihe bintu, ingaruka ziri muri ibyo. Donc ntabwo nshishikariza ngo ntabwo ibyo nkora bireba njyewe gusa, nyuma yanjye birareba bene abo dufatanije, niba ari bene data, bikareba imiryango yacu ino y'amaraso. Ariko noneho hari n'undi muryango nk'abakristo tugira, umuryango w'abantu b'Imana. Ku muryango w'abantu b'Imana naho hari ingaruka. So ni gute magurutse gukora iki? Tugenzura ibintu turi gukora muri iyi minsi, urebe ingororano zizavamo kuri abo bantu bose twihereyeho. Ngo Isaka rero yari ashaje. Abantu bashaje turabatahije mu izina rya Yesu. Amaso ye amaze kuba ibirorirori, abantu bashaje murabazi, ahamagara imfura ye Esawu ati, mwana wanjye. Aritaba ati, karame. Ahamagaye Esawu nawe aramwitabye. Mbese umubyeyi ahamagaye umuhungu we nawe aramwitaba. Ndibuka Imana ihamagara Samweli, yaramuhamagaye ngo Samweli, undi ati karame, ngo yari ari mu nzozi. Imana iduhamagare mu izina rya Yesu, iguhamagare mu izina. Iyo tuvuze guhamagara, hari ivuga ngo bitabye Imana, ngo bayitabye. Hose ni imihamagaro itandukanye. Hari n'undi muhamagaro tuzi ngo Imana ihamagara umuntu ngo akore umurimo wayo, tuzi uburyo agiye ahamagara abantu bose batandukanye. Ariko iduhamagare mu izina muri rusange, byose ni uguhamagara, ariko cyane cyane iduhamagare mu izina rya Yesu. Imana ije kuduhamagara mu izina, ibi ituzaniye message. None iduhamagara ituzaniye message nyine. Imana ntabwo igenzwa n'ikintu kibi, igenzwa no ku bya bintu byose twavuze, ariko umuhanga muri byo akuramo message. Imana ivuze ngo ngiye gukora iki, ibivuze ngo ese niyo yivuze ngo ngiye gukora ikintu cyiza, uritegura nyine ukacyakira. Ngo nabwo hajemo kwitegura, bisaba ngo ugume muri wa mwanya, nko kukubwira ngo nturangare, ndi mu kazi. Haleluya. Nturangare, ndi mu kazi rwose, mbirimo. Imana ihabwe icyubahiro kandi ko ibirimo iri mu kazi. Hari ibintu dutegereje kwakira mu izina rya Yesu. Noneho iyo ivuze ngo ngiye gukora ikintu kibi, nyine cya kintu cyakubabaza, nabwo ibivuze ngo itegure. Kwitegura rero, ndibuka ko nahoze nsoma inkuru z'umugabo witwa Ahabu yageze atya ngo Ahabu ngo umwami Ahabu ngo yakoze bibi cyane mu bwami bwe, ngo abonye ngo bimeze nk'ibyo abami bamubanzirije bakoze, bagiye bakora nabi. Arangije ngo abonye ngo ko bidahagije, ngo yiyongeza ngo kuba married, gushyingirwa umugore wo mu Basidoni, sinibuka neza, witwa Yezebeli. Yiyongeza kuzana umugore w'umunyamahanga rero azana n'imana ze, ngo batangira gusenga bare n'ibiki. Kuri icyo gihe habayeho ibintu bikomeye,
habaye ibintu bikomeye, birirwa ko ku ngoma y'Ahabu niho Eliya yagize utya bakoramo akazi n'iki ntabwo musubiramo. Noneho ngo aho nahoze nsoma ngo yagize atya ngo yifuza uruzabibu rw'umugabo witwa Naboti. Sinzi niba ari umugabo ariko ni uruzabibu rwa Naboti, kamuvuge ni Naboti. Nuko noneho ngo arangije ngo undi aramubwira ati sinagwa gakondo yanjye. Umwami ararakara, arababara, ataha ababaye. Yezebeli rero nk'umuntu nyine udafite umutima, niko navuga, kuko ari afite uwundi mwuka, afite indi Mana akorera, nta kintu yitayeho. Imana idutabare cyane. Ni ukuvuga ngo iyo abantu turi mu isi biragoye gutandukanya abantu, ariko kuko rimwe na rimwe ibintu dukora abantu b'Imana n'abantu ba Satani hari aho bijya guhurira nyine, hari aho bijya guhurira rimwe na rimwe, hari aho tugira ibintu rimwe na rimwe duhurizaho, ukavuga ati se uno umuntu w'Imana cyangwa se umuntu w'Imana. Ariko finale icyo nzi neza ni uko umuntu w'Imana adahora akora ibibi. Bimera nkaho ari mu gihe runaka, abikoze mu gihe runaka. Iyo ari muri icyo gihe rero arimo arabikora, niba biba yabiguyemo, niba biba byaje bite simbizi, sintaye ahantu kuko biba byaje, ariko iyo ari muri icyo gihe bavuga ati uriya nyine yaguye. Mu yandi magambo nibyo aba yaguye, ntabwo nta gisobanuro afite kuko ari mu bibi. Naho ujya gusanga umuntu w'Imana ngo yabeshye, tubyita kugwa mu cyaha. Umuntu w'Imana ni nko kuvuga ngo ntakora ibyaha ngo ariko aba yaguye mu byaha. Noneho ikiza nuko atabigumamo, Imana ntabwo icyubahiro. Abantu b'Imana batarabimana rero babigumamo nta kintu babitaye. So iyo rero rwose uwo muntu w'Imana yaguye mu cyaha, icyo gihe twaba kuvuga ngo Yezebeli ngo nta kintu donc ibyo yakoze, kuko icyo gihe ajya gufasha umwami nk'umugabo we, yaje nta kintu yitayeho. Araza aravuga ati mwami ko harakaye, wabaye iki ati Naboti yanyimye uruzabibu rwe n'iki ngo ndugure n'iki. Okay, tuza igihugu cyose so gitegeka, reka nze n'injye uri buguheshe. Urumva ntacyo yitayeho, aragenda ngo akusanya ngo abagabo b'ibigoryi ngo bashinje Naboti ngo bamwice. Nuko abagabo b'ibigoryi rero baramushinja, baramwica. Nuko araza abwira umwami ati ngaho genda uzabibu rwarwonye, Naboti ntawe ukiriho. Urumva yaje gukora ibyo ngibyo ntacyo yitayeho. Nuko rero Ahabu ngo ahagaze muri wa murima ngo agiye kubona ngo abona Eliya araje, aturajya hehe wa mwanzi wanjye ngo arimo arabwira Eliya, biriya ni serious, ati nje kureba umuntu wiguriye gukora ibyangwa n'Imana. Numva ati yari yiguriye gukora ibibi. Hari abantu nyine bahagurukiye gukora ibibi tu, numva ukabihagurukira ukabijyamo tu. Nuko rero amubwira ati aho imbwa zizaririye amaraso ya Naboti niho zizarira yawe. Nuko amubwira ibintu nk'ibyo bibi nyine bibi cyane, ngo nzarimbura inzu yawe nk'iy'abandi bami ba Yerobowamu n'abandi bose bagiye babaho. Nuko arangije ngo icyo yakoze nagira ngo ntindeho rero, ngo Ahabu ngo yicishije bugufi. Urumva Imana imubwiye ibintu yari ije gukora ibintu bibi, ariko ngo yicishije bugufi. Ngo Imana isanga Eliya iramubwira ngo nkubonye ukuntu umwami Ahabu yicishije bugufi, ati ntabwo nzabikora ku ngoma ye, nzabikora ku yabo, y'umuhungu we, y'umwana we.
gupfa ahubwo yarapfuye kuko amaraso ye nuko nyine afira mu ntambara n'ibiki biri aho. Ariko nari mvuze nicyo kintu Imana iza ikubwiye ikintu kibi, ntabwo bivuze ngo n'ubundi tingiye gupfa ngaho reka nijandikemo n'iki no. Reka nunapfa utahe ufite ahantu ugiye, nta n'uwamenya n'icyo gihe wari ugiye gupfamo cyakwiyongera. Birashoboka ko dufitemo ingero ntabwo ndi buzirebemo muri Bibiliya, ariko icyo gihe wari ugiye gupfamo cyahinduka cyanakwiyongera, cyakwiyongera ugakomeza ikaguha ubuzima. Iyo uvuze ibintu bibi ni ukugira ngo witegure umenya uko witwara. Imana nyine ivuga izi byose, niyo tangiriro niyo herezo. Izi rero igirimo gukora. Iyo ivuze ibintu nyine ni uko iri right, isaha n'isaha iba yabikora. Iyo ikeneye ko duca bugufi kugira ngo niza gukora bya bindi yagambiriye igasanga hari undi mwuka mwiza uhari, ifata indi myanzuro, ivuga ati wenda ndabihinduye bigenze gutyo. Nk'uko ushobora kudusezeranya imigisha nyuma ikaza kwita ya migisha nagusezeranyije kubera ko wabivuyemo ndayihinduye, bibaho. None rero ibyo bintu bitubwiye yuko tugomba guhora turi mu mwanya umwe, aho mwasezeraniye n'Imana. Ntuhave kugeza ujye uvuga ati ndaharindiriye mpagaze kuri wa munara wawe. Dusoze rero iyi part 1 aho twari tuvuze tuti umubyeyi ari kosha umwana we, nuko dukomerezeho part 2 tuyinjiramo neza. Imana iduha umugisha hamwe nawe mwese, amen.